isi ni ishuri. Yavuye iwabo mu cyaro aho ngaho uvuga aje gushaka ubuzima. Gukora mwese ko hari ikintu wabona se utagize kwabonetse. Ijambo ry'umwana ubundi ni nk'itegeko. ahubwo ibyawe na Jacques mba numva nazi gahunda yanjye igihe cyose ugerageza kumuvugana. Kamera mu gikombe cya parasitike n'ikindi ntabwo bisoma. Jacques bas salam salam naho ndebera noneho none se wabaye iki mwana usigaye widumbaguza noneho no kumanywa Bise ambaye icyokere cyinshi mwana. cyokere nese kikwishana gukuramo imyenda aya mwana wintera injuka wowe usinza ahantu uvuye koga ahubwo siko story y'inkuzaniye imise nyireka ukuri to nusombora agasengeri wakinga gisubire uzaba umusirimu icyo gihe kikwishe wasanga uyimenyesha noneho abakobwa ntabwo ari bubakire urayimenye ese bigenze gute nyine ndanyereye tu nyine kugira ngo nyiramire kubera ko urumva imenetse cyaba ari ikibazo ntabwo wabakira nyine nyiramiye urumva amazi nyine ahita ngwaho ariko nta kibazo nicyo kintu kibaye nta kindi kibaye nasi kubona wanarakaye nuko wikubise hasi urakazwe n'ubusamano se urakazwa nuko wikubise hasi nasa wita wiramira ukondo nka kwa kondi tujya tugenda turi muri siporo wowe nanjye ngiye kugutera story nyine ukuntu ibintu byagenze namwemesha wakintu nukuri seriye nagutinzamo mwana kandi uzanambaza ayo wangiriye naze ubwo nzakugura n'akantu we mwana nukuri kw'Imana akaba nutishimye mwana ndishimye nyine nuko ari kwako wirekure uzayogera imbere y'abakobwa ube kibihira nigera n'imbere yanjye bigende gutyo ajye mva kuri umuntu wanjye wowe nyine mba mbyumva ndi umuntu wawe ashobora gihe hari ribi man bito none se ariko buriya nyine jya wihangana nyine mudu mba ndi mibari none se nyine nawe reba nka hano mu rugo mba nahiriwe rimwe na rimwe ndi jyenyine nkarebana na Aniki urabizi nta kintu twavugana nyine urumva nanjye tu cyangwa ufite ibibazo byinshi cyane wowe wajya ugabanya nk'ibyo ukajya wirekura uzi ko wanaturika n'ubwonko sana ko turi mu isi y'ibibazo urumva wowe ntakwirengagiza ibibazo ariko kunyereka wikubise hasi igiye mbega urabona so nyine unanzo nari ngiye kujya gukoropa ndikurira none nyine ninjira mu nzu nyine mba nsubiye inyuma sinzi ukuntu bigenze nyine nisanga nyine wikubita hasi umuntu w'umugabo nka Nesumva byaje nari kubigenza none Aniki yakubona ashaka kuguseka umwaka wose agora iki kukuguye se koganye wowe yakunda umubona ukuntu abameze wapi man urana umwana mwiza ariko ubundi umuhungu uzamutereta cyane mwana ahubwo urana umwana mwiza ariko nari bikiwe nuko ari igihe nyine bigera ukamurakaza naye nyine ujye umubwira ibintu bitagize hari igihe umubwira ibintu bikamurakaza si byose ujye umubwira ibintu bimushimisha gusa igihe mubana nyine agwamenye ikintu akunda n'icyo yanga ntamwe kubera ko muri abavandimwe biwe nyine abasha kubabwira cyangwa mubasha kumumenya ariko ubundi ngewe iyo duhuye iteka nyine aba nshihura hasi naramwinjije gihe ngo nari bito ahubwo ngo niwo utamushaka ngo umubwira nabi nese nge namubwira nawe wabwira wabuse mabuja namubwira nabi mpereye subura umupfiki kugiye ari uko nguko yambwiye ngo uri umukozi ngo abandeba nabi cyane kankura nibafuriye n'inkweto nazikeshe n'imyenda ukamutera ipasi ari uko yashakuje ujye umukora ibintu ashaka sibyo none nyuma uzajya ureba ko mutazajya muvugana neza
ko mba ntagize Anike ntago ashotse mva asa Anike muri uru rugo niyo Yesu muntu mwangana gusa aragira ngo njye mushyira mu Nose- mugongo muheke Mimi kuki mudaserera reka Mimi mugasera reka nani nkubwire impamvu Mimi wabyuka mu gitondo ajya mu kazi akagaruka Ni hano wenyine. ndetse n'ubusanzwe ko hano mpaba ngiye nyine nawe ndi kumwe nawe Ese ko mbona wigunze shaho. Bimeze bite? biba byabaye ngombwa nyine mwese muba mwagiye mukansiga nyine najya mbagenza Jya wihangana nyine. Irumbi riba ryakwishe. oya nyine ubona kano gatelefoni kubera ko haba harimo radiyo nyuma ndumva utuziki nyine kugira ngo buri minsi ndebe ko yajya yicuma Nje kuganiriza. njyewe si cyane Wenyine. wari uje kunganiriza njyewe nshaka Numva ari igitangaza. ntabwo bisanzwe ese njyewe twabonye ibisobanuro twaganira iki njye nawe koko Nta gitangaza kirimo ariko. Numva bitangaje. numva ko waba ari ukwisumbukuruza nawe nshaka kujya mu rwego ntarimo Oya humura ko nkwemera se hari ikindi. Ndakwemera kandi ndakubaha. gute se Kuko ariko nyine kubera ko ndi umukozi w'iwanyu pe ndakwemera sana. ntabwo byakora ko ndi umukozi ariko Ese rero ko Imana igihindura amateka. njyewe wowe uranyemera ibi nyine wenda kubera ko njya nkumisera wenda nkanateka nyine birashoboka ushobora kunyemera kubera iyo mpamvu ariko nyine biri aho Ntabwo ari ibiri aho. Ntabwo ubibona. byaba bigoye cyane Umva. kubera ko Ntitujye muri byinshi. Dukundana se ntubizi. Ubura nkubangamira. nyine bisanzwe nyine kubera ko uri umwana mwiza wenda we nta nubwo nyine nambwira nabi nka murumuna wawe Niyo mpamvu rero nkwemera nyine. ni byiza Urabyishimiye? oya nyine ntabwo wakwanga umuntu wese niba unyemera biteje ko ndi n'umukozi wanyu buriya wenda bitewe n'akazi nkora gashobora gatuma munyemera bitewe n'uko mubona ntacyo nishe ariko ndumva Umukozi ushatse kuvuga iki? ese ndabeshya ntabwo ndi umukozi wanyu hano Uje nk'umwana mu rugo ariko. gute se njyewe naje aha ngaha ni aka kazi ku bw'amahirwe murakampa ako niko kamvanye iwacu ari nako nkora aha ngaha ese se wumva ntari umukozi Hari igihe bizarangira. nyine birashoboka bizarangira ndeke kuba umukozi wenda nanjye mbe nabaho bitandukanye nuko ndi kubaho ndi hano ariko ndumva nyine Mbese urumva bidashoboka? ntabwo mbizi simbihamije ibyo ngibyo Nta kidashoboka rega. Nta kidashoboka. ni byiza niba ari uko bimeze Ariko ujya wizera. N'ubundi Kwizera ndi- kurarema. n'ubundi ndizera ariko Nta kwizera ugira. shaka gufite Ese wumva ibintu ukabirwanya ubwo urumva wizera. hari igihe umuntu akubwira ibintu ukabona ntabwo ibyo ari kukubwira rero yakagombye ko bari kubibwira ukuntu hari n'undi muntu yakagombye ko ari kubibwira bari Si ibyo bikwibwiriye. Hari undi ubikubwiye? reka mbyemere
siko nawe uri Toma niba ari kundi bakabyemera nawe uri Toma kabisa jya wemera icyo nkubwiye ntacyo reka mbyemera niba nta kundi ariko hato Aniki atazabona umvugisha akagira ngo wenda hari ikindi kibyihishe inyuma ugasanga noneho nabyo barabinyirukaniye Aniki ni mama cyo ni papa ariko ni umuvandimwe wawe urasa ndusha ubwenge cyangwa ndusha imyaka ntabwo urandamuyobora ntabwo anyobora niyo mpamvu atagomba kwivanga mu byacu rero ya mukobwa nabona atoroshye ngewe murebe niyo mpamvu atagomba kwivanga mu byacu icyo nyine reka mbyemere muraho amakuru ntabwo ari ukubirengagiza nyine ni akazi kenshi wapi sha sisita ntabwo nabikura umukecuru ameze atese nese basi uri kugenda ubona atora akabaraga nyine ni ukumubwira kwihangana wenda nimbona uburyo ki nzagaruka bushya nyine nze ndebe uko amerewe ariko amafaranga mwarayabonye ntacyo nzagerageza ngaho rero musuhuze ibibazo by'iwacu nabyo mwana we bikumenya ingondo iyo utagiye mu kazi ngewe Ndabira nk'ukuri hano zirungwari hari mu miri muno zo mu byiza n'ubu nkumbuye byihorere none sibaza uragenda Anike nawe akajya ku ishuri asigara jyenyine iyo rungu iba rihari rwose koko ariko iyo muhari tera story noneho story ugira wewe ntabwo zibaho noneho ndahari nawe nagiye rero cyangwa nda weekend man mushima Imana yatumye mbona konje shano kuri none se mbunganira sikutavuga mwana cyose ese mama mutambugishije mugira ngo mbigenze utavuga utangiye no kuba umusore we ko nyine niri wanga nkuko sanabona ko bibaho iri hano nyine biba ari byiza usuzi ko meme ati bana barironga Imana isubize se nazirungu bari hari ese ubundi niyo yaba yahiriwe watwihoreye wicecekeye turi kwivugira twanjye nawe twavugana iki wenda nshimye wowe twaganira ubusengere na bimwe twavugana iki koko meme se ubwo mwabura ibintu muvuga ko nabandi kwisumbukuruza oya mbwisumbukuruza se mwana mwanaganira nyine ukamubwira ukuntu mu rugo bimeze ntabwo ari kwisumbukuruza nta n'ibirenze koja uzi kuba umusore ariko hanze nasigaye tera cya cyuma nacicayeho wari kugiterura asigaye nk'icyuma rwose nawe nyine mubibona se nyine iyo mutari hano hari igihe ngombwa nyine mfite ugakipeza ariko none ukuntu utanabyose udusigaye mu ngondo se ari gukora icyo bita ibaba uri kubona kiriya kibazo cy'umwihariko niba ari gusa ko gikubye icya inshuro 3 ko namugaye yewe umwana dusigariza impamvu nuko manakoze akazi ke ariko nanjye urambura hino ko muri iyi minsi ndi gukora ibaba menya nawe uteruraho nanjye hari igihe niwe tangaterura anyara kwigishije ariko sister
ariko sinzi nuzuye umutipe hari ibintu njye mbona dukinga ibintu ntazi wowe ubona umusobanukirwa neza dore yivuze urahindutse nawe rero urakuna yahise ahinduka bivuze asheshe n'urumeza none se ni iki mwabona njye ndi kubahisha mwana ntibagiye tubwiza ukuri umva se kuri nk'umwana nko mu rugo nta kintu tuguhisha ubizi aho mama yagiye urahazi amakuru uko ameze turabikubwira ikintu cyose twakubwiye ko turi kubaka inzu turabikubwira byose ariko kuki utatubwira inuze ubuzima bwawe mbona ari ibintu birimo uradukinga rimwe na rimwe uri kuri telefone uvuga ibintu muhagira umuntu uzi ugahita ugira uceceka nyine buriya ni ubuzima bwanjye kandi urabyumva nyine mwebwe ntabwo natuma mwinjira mu bibazo by'ubuzima bwanjye kubera ko ubuzima bwanjye nyine ni ubwanjye kuko nibyo ugomba ese ubuzima utavuga oya nyine nabuvuga uzi ukomeje kubitekereza n'aka kaboko ufite ni umunsi umwe wonyine ugahita usigara nka mimi ariko mwana aba yariye agasha jya wirira mwana none se kuba ifite igihe ugomba kubika igihe cy'igihari iyo hari ibyo kurya birahari dore inkoko zinugiye kuko ejo tuzatuzira yirirwa pe wakoze umureti umureti wakoze inkoko wumva nawe uratwika rero hakiri aho ko yari iryoshye dukoresha kizi no guteka azi guteka ase ubundi warize oya nyine ntabwo niyiza ariko nyine nabonye abantu babikora nyine nanjye ndabyigana mbona ndabishobora urabikora abantu banarenze wowe uzi ko nafata mu mutwe wabonye cyagiye mu mata mwigisha umunsi umwe guteka inkoko umunsi umwe wonyine agatari iriya ejo bundi cyari n'igihanga mu ishuri ngomba kubyitaho kubera ko nta kazi kanzanye hano wese ntagakoze neza ngo mu mpembe urumva mwambimba nta byagenze gute mwashaka uzi no garukiye mu kangahe wowe garukiye mu kangahe ntabwo mbyibuka gusa ndibuka ko oya nako ntabwo mbyibuka neza ushaka warurenze mwana Jimmy tubyemera mwana wowe inkoko iraryoha mani wowe niyo mpamvu nawe usigaye asa neza ese si ukibona abandi usigaye arasanye ubwanwa kandi yaje ari mwanji ubwanwa bafite ariko bwari ubw'inzara ese bwazanywe n'inkoko bwari bukeye na vitamini nazo zirabwongera ibyo wiga biragaragara mani ujye wemera mwana hano reka dufite ikijwe ujya wemera wowe si byose oya ariko nyine birumvikana ariko birya nabikoreye ntabwo bipfa kuza ariko banakoze sister umuti urakora abyuka mu gitondo agakoropa duhere ku cyayi cyangwa icyo kuko n'umwana mwiza byahita nanjye ndaramwemera kuri ndamwemera uri wagiye nuko nta nka tworoye nabaye gukora inka dufite reka tuzayiteranye mwana tuyimugure tuyimugame ko twabikora ariko wowe wasana menshi ko ufite akazi nyine muzihangane sibyo nyine mwemba mbona ntari bijyanye tuma mbona munkunda mukananganiriza byibura muzabwire na Nick nawe tujyajya reka Nick zaguvugisha nkatwe nakari menya yahita agakata akajugunya muri toilette Nick nuko abishyura mwana nuko adakunda kuvuga niyo mpamvu wabona ngo ni umugome ngenda biza ariko se yeze kwimbwiraho mbibaza Nick ati aramuvugisha ahubwo uyu nguyu ngo ashaka kumuteranya ibintu nk'ibyo ngibyo ariko uriya nta kintu bajya bavugana yicecekeye batuje igihe ni ubwo yigeze kuba niba arimo amese inkweto niba arimo agira gute ngo asanga niba ngo ntiyazikesha sinabyitaye bitewe n'uko nkurikije ukuntu yamutuka byarambabaje amutuka Nick amutuka gusa se nase waruhaye njye nabibonye cyangwa n'ibyo yakubwiye nk'uko nanjye atangiye bishyiramo ndabona amasaha agiye wanciye ari kunjyana ngiye gukora akazi kanyimuta se ko ugenda turi kuganira akazi kundi kazashira akazi ntago kashira wakisa akazi yagiye atakarangije abakintu wase wagiye ureka cyangwa nuko dutangiye kuvuga ubuzima bwawe ukagenda cyangwa agenda ugakore rwose nta kibazo body udukobwa noneho tukarwara umutima mwari hano kumbi sinabimenye tubona sibo
Oscar amatuza yabaye amatuza. wayabonye ndi komora icyo bita komora noneho hano Akozi gatatu baba. hano ni gatatu Akozi baba bangu. akwiriye kurya ziriya Ko nkoko nagaterura. wagaterura akira fata Nagaterura. aya akwica mwana ukiri muto ubona nazana icyo nazabwira mama ko ikiheze rero mama kiri hano twaratunze tukarya buri kimwe cyose none kuva mu mahagenda sindabona tuvamo ngiye ku ishuri Nisugira ngo ugihe. tembere n'umuntu yaje Warahubise. kuko nibyo mwana mbere kirano tutarasohokana ikiri ko twagiye none ubu yakirwa mu rugo ari nkawe mu mvugo bakwiye kujya ukijyana ese twagenda gute nawe ntitutaje twagenda Inzira isohoka ni bwize ngiri. none se ntabwo bikumve asema imibagiwe reka kubeshya ntiwabikundaga no kuturushaho Nabikundaga kwigiye mu madari ntabwo nabikora. none se mu gihe kuki utabikora mu gihe mama yaba adahari Kuko nta mwanya wabyo ufite. ese uba uri mu biki ubona umwanya ari uko mama ahari se ese basi uba uri gukoropa uriya mukozi se nawe ari kubikora Mba naniwe. unaniwe aya Mba kuryama nkaruhuka. Mama mba kwirirwa munyiruka. Mama nawe yakuze anasohoka ariko burya. nihorere mani n'ise nzi byaba arimo ngo yabaye umutima w'urugo akazaza yirwana na Jacques ntari azajya aguma hano mu rugo azajya aguma hano mu rugo nyine ukontorora twe tuzisohokera abandi wikendi ntareba ngo tuzigendere pe Dore kuryama usohoka. nkumbuye no kujya kuri beach uziko nkumbuye koga ubundi ubusore nabyibagiwe barabyibagiwe Barabyibagiwe. umugore mukuru mu rugo nta kintu na kimwe ajya kwikorera imbere wasigaye hano mani ujyana nawe mu rugo Ugiye kubona akazi bwa neza. mbese ntabwo Gukora mukozi. turiho turaganira ntabwo nagutuka kuko na Jacques nawe ntabwo ko mimi shari ka weekend Uzagende mu tuzasohoka muryango usohoka nk'uriya. weekend ntabwo tuzajyana Ntabwo uzajyana. ntabwo uzadukurikira Reka nta mwanya mfite wo kwirukanka inyuma. ani tuzigende tuzamwure Urugendo rwiza. nabuze naho ibindi binazajyamo buriya Ngende bize mu mutwe. ize mu mutwe niyo tuzasohoke ugende ibyo bintu urimo bizagira kaniterura icyuma sha kaniterura icyuma azagira agahungu kazagufata twagiye kuri bisi wakabonye rimwe yonyine gusa Gusa ko ukora ibaba. asumba ntitujyane uzi tugiye turi batatu Tugiye kuri beach. Muzagiye mwebwe mufitiye umujyi. Njye nta mwanya wo kujya guta afite. Gusa mama naza nyine nanjye nzagenda ariko se nawe ngiye. Nzagumana na Jack, Jack ndamukunda. Kubera nuko atanabizi ndamukunda ariko. Nzagumana nawe hano nsigare muganiriza. Yewe no kwigunga rero uriya mwana afite n'ibibazo. Ikigaragara cyo ni uko afite ibibazo. Niyo mpamvu ngomba kumuba hafi rero. Nta mwanya afite. ese bite ubundi kuba waje kwigurira aho ngaho nese ubugira ngo nicare he ngomba kujya mu gikari gakora imirimo ariko imirimo ntayirangije imirimo wayirangiza sawa rero twe turigendera ugume ku rugo Hey, Jack. n'imirimo yawe mose nyine turasohotse aho usigaye ku rugo subizi ndabizi niba ugiye gusigara hano na mimi sibyo se nzakuzanira akantu mani Subizi se? nzabikora sawa nyine guma ku rugo rwawe ngaho nimugenda urugendo rwiza Jack, bimeze bite? Babona bagiye. nabonye bagenda Bagiye ryari? hashize akanya Nyine mu wasohotse. Ngo
bagiye se ntabwo nzi aho bagiye kuko nari nzi ko iwawe ndababa wasohotse hano niho nganiriza irungu ryakwishe cyane ariko ntabwo biba bikabije ariko wihagararaho kwera ntabwo bikabije se kuri hano wenyine ese ko nabimenyereye n'ubundi wagira ngo bigende gute ndetse wagiye unasohoka hano gutya inyuma y'igipangu ukanatembera yamba numva ntabishaka nshaka kuba ndanga kuko mbona bari mu mutuzo urumva kuba mu buzima bwo kwibera ahangaha gusa wenyine nta n'irungu ugira shami bwo mu mutuzo wagiye se uza nibura mu nzu ukamvugisha kumva amaye kandi ntakunda n'ikibazo gihe cyanjye ukanganiriza ese ko ntabwo wari uhuze uri kumwe na musaza wawe na mushiri na murumuna wawe ese bumva jya tuganiza nta kibazo ntukadutinyerega natwe turi abantu kandi turagukunda nta kibazo byari byo nyine ariko nyine ikibazo ni uko hari igihe umuntu abona atari ngombwa cyane n'izo iyo nishimane nande ubundi tuba duhari reka nyine muba muhari ariko se hari igihe mbona nyine bigoye nta n'ikigoye kirimo ariko uragenda ugahishira ibibazo byawe kandi uko biri kose mba mbona ufite ikibazo nyine ikibazo nshobora kuba mba ngifite ariko nyine ari icyanjye atari ngombwa ko abantu bose ntibabwira none se ubona nkubaza ko ufite ikibazo ariko nkanze reka ndagukunda buriya urankunda jya umbwira nyine umbwira ibibazo byawe ufite ndagukunda reka nk'umukozi wanyu se cyangwa se icyo umukunda hari ikindi ndagukunda yego uri umwana mwiza ushaka kuba kubera ko ndi umukozi wanyu n'akazi mbakorera emera ko ngukunda urankunda ndagukunda kandi urazirikana wowe urankunda